Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 290, ubutumwa bwiza bwa Yesu KRISTO nibwo tukiri kwiga. Kadushimira Imana. Dushyize hejuru izina ryawe Data wera, dushyize hejuru izina ryawe Imana igira neza, dushyize hejuru izina ryawe Imana ikomeye, izina ryawe niryubahwe. Haleluya. Ubwami bwawe gusa aba ari bwo buza, mu izina rya Yesu. Ubushake bwawe gusa aba ari bwo butubaho mu isi nk'uko ubaho mu ijuru. Tuguhaye icyubahiro Data wera. Tugiye kumva ijambo ryawe, tugiye kurya ibyo kurya byo mu ijuru. Turakwinginze ngo Uwiteka nyakubahwa Imana, amatwi yacu yafungure Mwuka wera. Mwuka wera, amaso yacu yafungure. Mwuka wera, ibitekerezo byacu bifungure. Mwuka wera, imitima yacu ifungure, kugira ngo twumve kandi twumvire ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu KRISTO ndakwinginze ngo duhindurwe naryo, ndakwinginze ngo twubakwe naryo, ndakwinginze ngo ibiri turimo bikwiye kutuvanwamo bigende, ibyo turimo bitaguturutsemo ijambo rye ribikuremo. Imibiri yacu Mwami Imana n'ibyacu byose byakira ijambo ryawe kandi bihindurwe n'ijambo ryawe. Haleluya. Izina ryawe niryubahwe Data. Ubwami bwawe nibuze Data. Ibyo ushaka nibitubeho mu isi nk'uko ubaho mu ijuru. Haleluya cyane. Kize hejuru izina ryawe, kize hejuru ubushake bwawe, kize hejuru ubutware bwawe, kize hejuru gukomera kwawe, kize hejuru imbaraga zawe. Mu izina rya Yesu KRISTO uhimbazwe, ndagushimiye Data wera. Amen. Uyu munsi turasoma Miruka ibice 19 umurongo wa 12 kugeza kwa 27. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, nuko aravuga ati, hariho umuntu w'imfura wazindukiye mu gihugu cya kure kwimikirwayo, yamara kwima akagaruka. Nuko hamagara abagaragu be 10, abahemina 10, arababwira ati, mube muzigenzura kugeza aho nzazira. Ariko ingabo ze zaramwangaga, zimukurikiza intumwa ziti, uyu ntidushaka ko adutegeka. Agarutse amaze kwimikwa, ategeka ko bahamagara ba bagaragu yasigiye za feza, ngo amenye urugenzo umuntu wese muri we yagenzuye. Uwa mbere arabaza ati, mwami, mina yawe yavuyemo izindi mina 10. Aramubwira ati, nuko mugaragu mwiza, kuko wakiranutse ku gito cyane, nukube umutware w'imisozi 10. Haza uwa kabiri ati, mwami, mina yawe yavuyemo mina 5. Uwo nawe aramubwira ati, nawe twara imisozi 5. Undi araza aramubwira ati, mwami, dore mina yawe narayibitse ipfunyitse mu gitambaro, kuko nagutinye ko uri umunyamwaga, ujyana ibyo utabitse ugasara ibyo utabibye. Aramubwira ati, ndagucira urubanza ku byo uvuze. Wa mugaragu we mubi, wari uzi ko ndi umunyamwaga, ko njyana ibyo ntabitse, ko nsara ibyo ntabibye? Ni iki cyakuje guha abagenza ifeza yanjye ngo bayigenzure, maze naza nkayitwara n'urugenzo rwayo? Abwira abahagaze aho ati, ni mu mwaka mina ye muyo ufite mina 10. Baramubwira bati, mwami, ko afite 10. Ndababwira yuko ufite azahabwa, ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. Kandi babanzi banjye batakunze ko mbategeka, nimubazane hano mubicire imbere yanjye. Ibyo buri Miruka ibice 19 umurongo wa 12 kugeza kwa 27. Niko, inyungu wazaniye Imana iri hehe? Kimwe mu binyoma Satani akoresha ku bantu ni ukubabeshya ko ntacyo bafite. Akunda kubabwira ko ntacyo bafite cyo gutanga, nk'aho Imana yaremeye abo bantu ubusa, ukaba wagira ngo yataye igihe mu kubarema. Imana ikurema yagushyizemo ubutunzi bwinshi, igihe, impano, ubwenge, ibintu byinshi rwose. Kandi Imana irashaka ko ibyo yagushyizemo ubibyaza inyungu. Iragushakaho kubikoresha ugirira neza bagenzi bawe mu gukora ibyo gukiranuka. Bitandukanye n'ibyo uriya mugabo wari ufite imina imwe utarayicuruje, ahubwo wayihishe kugira ngo azabone icyo asubiza shebuja agarutse. Tubona ko yagize iherezo ribi, kuko yanyazwe ibyo yari afiteho uburenganzira bigahabwa abandi. Icyo nicyo gihano yahawe, kuko atazi kubyaza umusaruro ibyo yaragijwe. Ese niba Imana irakarira abahisha ibyo yabahaye ntibabikoreshe, ese bizagendekera gute ababitaye, cyangwa bakabigurisha, cyangwa bakabikoresha nabi? Ese ntutekereza ko bazabona ishyano riruta rya rindi?
kuko hariho abantu badashaka gukoresha iby'Imana yabahaye. Hari abafata iby'Imana yabahaye bakabikoresha barushaho kujyana abantu kwa Satani mu irimbukiro. Imana idufashe cyane. Ahari uyu munsi bisa naho byose bimeze neza, ariko urubanza rw'Imana rurimo kuza, kandi nutihana ukoreshe ibyo wahawe n'Imana neza, umwami azaza nk'umujura maze akure igiteko kitabaza hacyo, maze agihe uwundi ubasha kugikoresha iby'umumaro. Ndagusabira ku Mana ngo ubashishwe gukoresha ibyo wahawe n'Imana mu gukiranuka no mu butungane. Imana ishimwe. Reka dusenge. Turagushimye Mana Data wa twese, dushyize hejuru izina ryawe, dushyize hejuru ubutware bwawe, dushyize hejuru kugira neza kwawe. Mana uhimbazwe, izina ryawe ryonyine aba ari ryo ryubahwa, ubwami bwawe gusa aba ari bwo buza. Mu izina rya Yesu KRISTO turasenga ngo ubushake bwawe gusa aba ari bwo butubaho hano mu isi nk'uko butubaho mu ijuru, n'uko bubaho mu ijuru. Mu izina rya Yesu KRISTO Uwiteka turasenze iki gitondo, turakwinginze ngo Uwiteka Mwami Imana Data wa twese Mana igira neza, mu izina rya Yesu Uwiteka utwigishe kubara iminsi yacu mu buryo butuma dutunga imitima y'ubwenge, tukabasha gukoresha ibyo waduhaye mu kukungura no mu kungura ubwami bwawe, tukabasha gukoresha ibyo waduhaye mu gusohoza ubushake bwawe. Haleluya. Uwiteka ngo tugire neza, Uwiteka ngo twuzuze ubwenge, kuko ijambo ryawe riratubwira ngo ubuze ubwenge ntabusaba Imana, natwe turabusabye. Urakoze rero ko wumvishe gusenga kwacu. Turasanga ubwami butari ubwawe ntibukatugeremo, ndetse niba bunari turimo butuvemo. Turasanga ubushake butari ubwawe ntibukatugeremo, niba bunaturimo bukurweho. Turagusenga mu izina rya Yesu KRISTO mu buzima bwacu, izina ryawe ryonyine aba ryo rihimbazwa, aba ryo rihabwa icyubahiro mu byo dukora byose. Urakoze kugira neza, ushyirwe hejuru Data wa twese. Mu izina rya Yesu dusenze twizeye, urakoze Mana. Amen. Uyu munsi imbuzi z'uyu munsi turazibona mu Byaheshuwe ibice 3 umurongo wa 3. Haravuga ngo nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise, ubyitondere kandi wihane. Ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenye igihe nzagutungurira. Ibyo biri mu Byaheshuwe ibice 3 umurongo wa 3. Mu Byaheshuwe ibice 2 umurongo wa 5 haravuga ngo nuko ibuka aho wavuye ukagwa wihane, ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri, ngure igitereko kitabaza cyawe hacyo nutihana. Ibyo biri mu Byaheshuwe ibice 2 umurongo wa 5. Imana iguha umugisha bwo kwifatanya natwe, Imana iguha umugisha bwo kumvira ijambo ryayo, Imana iguha umugisha bwo gutegera amatwi ijambo ryayo. Ndagusabira umugisha ku Mana ngo umwuka wera w'Imana akuzure. Ndagusabira umugisha ku Mana ngo imbaraga z'Imana zikuzure. Ndagusabira umugisha ku Mana ngo ijambo ry'Imana rikuzure. Ndagusabira umugisha ku Mana ngo urukundo rw'Imana rukuzure. Ndagusabira umugisha ku Mana ngo guca bugufi kukuzure. Ndagusabira umugisha ku Mana ngo ubwenge mvaje bukuzure mu izina rya Yesu KRISTO. Ndagusabira umugisha ku Mana ngo Imana ikubashishe kumenya no gukoresha ibyo yashyize muri wowe mu buryo bizanira inyungu Imana. Ndagusaba umugisha ku Mana ngo ubushake bw'Imana ari bwo bukubamo gusa. Ndagusaba umugisha ku Mana ngo ubwami bw'Imana ari bwo bukubamo gusa. Ndagusaba umugisha ku Mana ngo ibindi bintu byose bikurimo bitaturutse ku Mana bikurweho kubw'imbaraga z'Imana. Imana nihabwe icyubahiro, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, kandi nawe uhabwe umugisha bwo kumvira ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu KRISTO. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho, urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguha umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu KRISTO bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.